Hello my people, turabasuhuje tubaye ikaze rero muri Samtech. Niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, kora subscribe, share na comment kugira ngo ubashe kuba umwe mu banyamahirwe bazajya bakurikira ibiganiro tubasha kubakorera buri munsi. Niba waratsindiye green card cyangwa warapayenze green card ukaba waragize amahirwe yo gutsinda, uyu ni wo mwanya kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibintu birindwi tugiye kukugezaho. Mbere na mbere rero banza usure website ya DV travel.state.gov ubashe gusobanukirwa n'amakuru, umenye icyo ushobora gukora mbere yuko nyuma yuko umenya ko watsindiye green card. Nta kindi rero, usuriye website, iyo ukimara gusura website ushobora kurebamo amakuru atandukanye, ukareba record number igaragaza aba DV winner batsinze muri 2025, especially DV Lottery winner green card 2026. Nukuvuga ko rero iyo twaje tubereka umubare w'abantu bagerageje gutsindira iyi green card muri DV 2026, reka tuberekeho gatoya murebe ukuntu biba bihagaze. DV winner 2026, DV winner ni ukuvuga ko umubare nuko nguko ubigaragaza. Ikigaragara nuko muri Afurika igihugu cya Algeria nicyo cyatsindisha abantu benshi, abantu 55,526. Hakurikiraho Egiputa yatsindisha abo ngabo, hakurikiraho South Sudan, Kenya 4,450 na bangahe, hakurikiraho Morocco yatsindisha 4,237. nuko nguko aba DV winner bagiye batsinda mu bihugu bitandukanye. Ahangaha rero ni statistique igaragaza muri general mu buryo muri Afurika, ku isi hose. Hano igaragaza ku isi hose Algeria ni ku mwanya wa mbere. Iyo ni imigabane uko yagiye kurikirana mu gutsindisha aba DV winner muri uno mwaka. Mukomeze murebe ukuntu bimeze. U Rwanda n'abangabo 1,000 na batsinze aba DV winner b'icyo gihe rwose mu Rwanda. muri kubona ko hari n'ibihugu bigiye bifitemo 7, ibindi bifitemo 3, hari bifitemo 0, hari n'ibitarigize bya purayingaho. ariko uri kubona ko mu Rwanda ruri mu gihugu gifite cyagerageje kugira abantu benshi batsindiye green card. Ayo ni amakuru yose turi kugenda tubereka y'abantu batsindiye green card mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye yo na Aziya ndetse na Europe. Ikindi tubashaka kwerekana job opportunity ushobora kubona muri USA Embassy in Kigali. Ikindi ni ukuntu ushobora gusura ugiye kuzuza iyo DS form 260 nuko nguko bimeze. Ikindi ugomba gushyiramo aho ngaho case number, ukemeza, ugakurikiza step, ugakoraho kuri begin, gatangira application ku muntu watsindiye green card. Ariko ku muntu usanzwe waramaze gucreating account, icyo akora ni gukora login aho ngaho ukabasha kwinjiramo. Ariko biragoye kuba wakwinjiramo utarigize utsindira green card, kuko kwinjiramo ngo bagusaba case number. Mu kanya twaje tubabwira itandukano riri hagati ya case number ndetse na confirmation number. Hari case number na confirmation number. Confirmation number ni ukoresha uri muri applyinga, baguha imaze ku applyinga, naho confirmation number naho case number yo niyo baguha iyo wamaze gutsinda. Confirmation ikoreshwa for checking result, naho case number ikoreshwa for interview ndetse ibari number identity ibikuranga. Katugere rero ukuntu ushobora kuzuza DS form 260 yawe. Ngiyo duciye kuri website
ya travel.state.gov tubasha kugera aho hantu. Tubona iyo bita DS 2026 immigrant visa electronic. Nuko nguko ibi imeze. USA Department state.gov. Maze gufunguka nta kindi gusaba no gushyiramo ya case number yawe baguhaye itsinda utsindira green card. Ibyo ni byo gusabwa kuba ufite requirements ugomba kuba ufite mu gihe watsindiye green card. Twibutsa abantu ko gutsindira green card ntabwo bivuze guhabwa visa, ahubwo gutsindira green card ni kimwe ariko no kubona visa ni kimwe. Ayo mpamvu bakubwira ngo we have been selected randomly green card lottery, bakakubwira the number of applicants selected. I had now compared the number of visa available. Akubwira umuntu turagushimiye ko watsindiye green card, ariko umubare w'abantu batsindiye green card ni mwinshi cyane ujyanyije na visa zihari. Bakakubwira it's very important for next step for further processing. Bakakubwira ngo ni byiza ko ukurikirana amabwiriza basabwa kugira ngo ubashe kubona visa. Ugereranyije n'amaviza aba hari ntabwo bangana n'umubare w'abantu baba batsindiye green card. Bakubwira ati rero gutsindira green card no longer grant you have received visa. Gutsindira green card ntabwo biguha grant yuko wakiriye visa cyangwa watsindiye green card wabonye visa, ahubwo icyo usabwa nuko uba ukwiye kugana abantu tukagufasha, abantu basanzwe babisobanukiwe. Kirazira kuzakora ikosa ryo kuba wakwizuriza DS utayizi my friend. Ntuzakora ikosa ryo kuba wakwizuriza DS 260 wowe ubwawe utabizi, kuko one mistake ushobora gukoramo ishobora kurangiza ibintu byose. Twibutse ko iyo iyi DS form wujuje niyo baheraho baprocessinga kugira ngo baguhereze visa. Baba bafite amakuru washyizemo mbere wa applyinga, bakaba bafite n'amakuru ya DS. Ayo yose bayahuza ku munsi wa interview. Ku munsi wa interview barabihuza noneho bakaguhereza icyo bakwiriye kuguhereza. Rero tubibutse ko hari igihe umuntu aba adagifite ya makuru yashyizemo bwa mbere arimo applyinga. Iyo urimo applyinga amakuru winjije muri system ntabwo ukiyibuka, ariko umukonsula we uri kukubaza we ababirebamo buri kimwe cyose. Ariho sometimes usanga bamwe babima visa kuko ari kukubaza ibintu areba mu gihe wowe ibyo washyizemo utakibyibuka. Agera kubaza ati se uyu mwana witwa gutya n'uwawe ati ese yavukiye hehe, ugasanga aho yavukiye washyizeho umutuye. Icyo gihe rwose bakwima visa. Ugasanga wafashe amazina urayacurikiranye, ugasanga wafashe imyaka urayicurikiranye. Ushobora gukora ikosa mu kwa-applyinga urimo urapplyinga, ariko iryo kosa wakoze uri kwa-applyinga ukarikosora noneho uri kuzuza iyi DS nta kibazo, bareba ibyo ngibyo. Ariko hari n'amakuru nayo banarebaho mbere, ariko ngibyo ukaba wizeye ko amakosa wakoze muri application urayazi. Kirazira ko umukonso agomba kumenya amakuru wakoze muri system kuruta uko wayamenya. Beta ko yamenya wagira umwako, wagira amahirwe amakosa wakoze ukaba uyibuka, ndetse nawe yayakubazaho ukabasha kuyadefanda. Nibwo ushobora kubona visa. Urasabwa mbere yo kumenya ko nyuma yo kumenya ko watsinze, urasabwa gukurikirana dosiye yawe kugeza ute ubonye visa, ubahiriza amabwiriza ndetse na instruction baba bashyizeho ku bantu abo batsindiye green card. Nuko nguko bimeze. Wakwibaza rero ngo amabwiriza ni ayahe? Ayo niyo tujye kukubwira ubu munsi. Aha ngaha rero tujye kubabwira ibintu bigera kuri 7 umuntu agomba kwitondera mu gihe akimara kumenya ko yatsindiye green card. Tumaze kubereka statistique uburyo bihagaze ku bantu batsinze mu bihugu harimo Algeria, Egypt, Sudan, Kenya, Morocco,
bimwe mu bihugu byo muri Afurika, ariko u Rwanda rwo nujya kuri website ugasacinga umubare w'abantu batsindiye green card mu Rwanda ntabwo ari ukwereka, ariko 2023 hari hatsinze abantu 1024. So ikintu rero tugiye kubabwira kuri uno munsi ni ibyo ngibyo. Ikintu cya mbere uba ugomba kumenya ukimara kumenya ko watsindiye green card, ni ukumenya gutandukanya ibi bintu bikurikira. 7 things you must know after on DV 2026 green card lottery. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ikintu bita first notification letter. First notification letter ni iki? First notification letter ni letter uhabwa iyo ukimara gutsindira green card. Iyo niyo bita first NR. Iyo first NR ibiriho icyo twita case number. Case number ni identity number ikuranga nkawe winner. Cyane cyane nk'abantu bo muri Afurika dukunda gutangirwa na AF, abantu mwaka 2026 AF dash agakurikiraho inumero ibikuranga. Muri Aziya itangirwa na AS, muri Europe ni AU. Ikindi rero ugomba kumenya nyuma yo kumenya first notification letter, ugomba kumenya icyo bita how to check particular things. Ugomba kumenya ni ibintu by'ingenzi ugomba kumenya aho ngaho. Ugomba kumenya icyo bita case number, ukamenya gutandukanya case number ndetse na confirmation number. Confirmation number ni imwe uhabwa mu gihe uri applying green card, ya numero baguhereza igufasha gucekinga result if you are selected or not selected. Iyo niyo bita case ya confirmation number. Nyuma confirmation number imaze gutsinda, ukoresha confirmation kugira ngo ubone case number. Ukoresha confirmation ukabona ko watsinze kuri first net nababwiye hejuru, izanana n'icyo bita case number. Case number ni wa mubare ukuranga muri umudivi winner runaka. Iyo case number niyo namaze kubabwira ko itangizwa na AF ku bantu bari muri East Africa. Iyo time iba iyo isobanura umubare ufite ukuranga umudivi winner muri Afrika ndetse no mu gihugu cyawe. Ikindi kintu ukwiye kumenya cya kabiri, uba ugomba kumenya, uba ugomba kudetermininga if you have a high number of if you have a high case number of case number. Aha ngaha rero iyo umaze kumenya case number yawe ufite niba ari iya kure rwose direct ufite amahirwe make kuzabona. Hari abantu rero bazi ko ari byo hejuru bakanye bavuga ko kuba watsindiye green card immigrants wamaze kubona cyangwa wamaze kubona green card wagize mwanya ya agatura. Ahubwo iyi case number yawe nayo ishobora kubigisha amahirwe cyangwa ikaguha amahirwe bitewe na case number ufite. Icya kabiri ni uko ukimara kubona case number, ufite one case number, nkunda kubwira abantu wenda nko kuva ku gihumbi, kuva kuri rimwe kugeza ku bantu 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, ufite amahirwe yo gutsindira green card kugeza no ku 20, 21, 22, 23, 25, 8. Ariko nugera mu bihumbi 30, 40, 50, 60, ukigera mu bihumbi 60 n'ibihumbi 40 ufite amahirwe makeya cyane. Muri ambasade yacu ya USA Embassy Kigali Kacyiru iri muri imwe mu ambasade akora gakeya muri East Africa. Ibyo ndababwira nk'umudivi winner wagize gutsinda muri 2023. Ni ukuvuga ko rero kuva kuri ya case number yawe umaze kubona first NR, nyuma yo kubona first NR usigaje kubona icyo bita second notification letter 2NR. 2NR rero yo ugomba kureba ku cyo bita visibility ni upcoming interview letter. Nukuvuga ngo upcoming nukuvuga ko ni letter baguhereza igutegurira kujya muri interview yo muri ambassade kugira ngo uhabwe visa yawe ya green card. Nukuvuga ko rero iyo basoye iyo bita visibility bikubwira ngo ufite case number guhera kuri case number ya mbere kugeza kuri case number 1000, abo bantu bari current.
ni ukuvuga ko iyo muri current anytime umuntu uri muri iyo range aba afite amahirwe yo kubona letere imuhamagara kujya muri interview, ariko ibyo ni ku muntu wamaze kuzuza icyo bita DS. Ikindi ukareba niba uri muri range kuva kuri 1 kugeza ku bihumbi 20 wenda na 8 30 aho ngaho, niba uri muri iyo range. Gatatu no kutagenda ubwira buri muntu wese ko watsindiye green card, kuko uri kwitega umutego ejo hazaza in case udatsinze. Buri muntu wese agiye ubwira ko watsindiye green card azakubaza ati uzajya muri Amerika ryari cyangwa utagiye muri Amerika. Kane no gucollectinga document. Icyo kuri cyo collectinga document, documents ziba zikenewe. Icya mbere niyo bita ukeneye passport, niba uri single ukeneye single certificate, ugakenera criminal record, ugakenera birth certificate, ugakenera diplome. Niba uri mariye ukeneye kuri izo documents zose twavuze, passport z'abagize umuryango wawe bose. Ikindi ukongeraho diplome yawe, ukongeraho police clearance, ukongeraho na marriage certificate. Izo documents iyo uzifite aho hejuru uba ukwiye guhita wuzuza DS. Wuzuza DS 260. Iyi DS 260 nyibwireho abantu nta cyo twakwita ngo ni speed cyangwa hurry up cyangwa competition harassing yo kuba wakuzuza iyi DS. Si ngombwa ngo compete n'umuntu ngo uri kwihuta ngo natsinde green card reka nuzuze iyi DS, kuko iyo uje DS wihuta usanga sometime hari amakosa wakoze mu kuzuza DS. Iyo wasanze wakoze amakosa mu kuzuza DS ari nk'ikintu wibagiyemo cyangwa ari nk'umuntu wibagiwe, hari nk'umuntu baribagiwe abana yabyaye da ugasanga nakarakantu ufite handi warakibagiwe kandi kaya gafite amahirwe yo kwigira muri Amerika. Iki gihe rero iyo wuje DS wihuta ugasanga waguye muri uwo mutego, bigusaba kwandikira iyo bita case. Ukaba ni ikigo ni Kentucky Consular Office, ikigo gishinzwe department ishinzwe ibya green card, ukabandikira ubasaba kwanlockinga your case your DS. Kwanlockinga DS bifata hagati y'ibyumweru 2 n'ibyumweru 6. Tuvuge rero niba ubikoze gutyo warakoze amakosa, ibi byumweru 6 bituma dossier yawe isubira inyuma. Aho ndi kuvuga nko ku bantu bafite case number yo kuva kuri 1 kugeza ku 1000. Ikindi nshaka kuvuga nuko ku badivi wina baba baratsinze result zisotse ejo mu kwa 5 umwaka wanyu uzatangira 1 October, tariki ya mbere y'ukwa 10 nibwo muzamutangira. Ubwo rero kuba umuntu ufite case number hafi byasaba ko aba yaruje DS akimara kumenya ko yatsindiye green card, ariko akamakinga sure ko ayujuje neza. Iyo utazi kuyuzuza ari ubwa mbere kuzuza, beta gushaka umuntu usanzwe ubizi akagufasha, cyangwa mukatugana tukagufasha muri Samtech. Tubikora nk'akazi kandi tukabikora neza. Bamwe twatangiye kubuzuriza abadivi wina twatsindishije uno mwaka, nubwo batabaye benshi ugeranyije n'indi myaka, ariko barabonetse. Ikindi ni ukuvuga ko rero ugomba kwitondera mu kuzuza ADS yawe ukayuzuza neza kugira ngo udakora mikosa. Ikindi wamara kuyuzuza uwo wemere guprintinga. Every form you fill you must print it, kugira ngo bigufashe umenye amakuru wujuje muri DS form yawe. Ikindi ku bantu bafite case number za kure si ngombwa kuzuza DS ako kanya, banza witonde. Urugero hari gihe uburi single ariko uri kwenda kuba mariye cyangwa waruje application wakoze application muri ari wowe n'umugabo wawe ariko mutwite, ukaba timing ukabona ko uri hafi kubyara. Beta ko waburetse kuzuza DS ukabanza ukabyara, wamara kubyara umwana ukamushakira passport, wamara kumushakira passport ukabona uguzuza DS. Family members bawe barimo kutwayuzuza mbere, ukazongera gusaba cases kiyo unlockinga DS yawe kugira ngo wongere wadingemo abantu. Iyo uhora DS warayigize nk'urugi rwo kuri toilette, ufunga wongera ufungura, hari igihe case number dossier ya case yawe iba delayed, igakererwa cyangwa
bakayitinza kubera ko wagiye ubakinisha. Hagiye wenda uyifunguye yari yaratangiye gukorwaho, urugero uyifunguye haburagaho icyumweru kugira ngo bagwe trainer usaba ku bantu locking, icyo gihe bayisubizwa. Ariko ku muntu uzi ko afite case number ya kure, itonde ubanze wuzuze ibisabwa byose, wuzuze case DS yawe ari sans défaut, nta kosa ririmo. Nicyo ngicyo twabasha kubabwira. Ku kindi kintu ni ku kintu cya gatandatu ni interview. Interview rero hakorwa icyo twita ngo first come first served cyangwa fast served. Nukuvuga ko ufite nomero ya hafi niwe muntu ufite amahirwe n'ubundi yo kubona interview bwa mbere. Ikindi cya mbere ukwiye gukora, ugomba kureba kuri ya case number yawe ya hafi. Ikindi prepare your interview document. Za document twababwiye ukazisortinga, ukazishyira ku ruhande, ukazitunganya, ugafata medical check up. Mu Rwanda mbere yakorwaga na Dr. Gasasira, ariko ubu ngubu isigaye ikorwa na IOM, International Organization Migration, ari ikorera impunzi ziba zigiye kujya muri Amerika. Ikorera Harakakiru imbere ya Faisal, niho ibi bizamini bikorerwa. Icyo gihe twonge tubabwira ko kantu ku bantu bamaze guhereza medical check up, iyo envelope baguhaye n'ibisubizo byawe uba wemerewe kuyitwara, kuyibika, ukazayitwara muri interview udafunguyeho na gato. Ibifunze sire ntabwo wemerewe kuyifungura, uretse umukonsora ni uba wemerewe gufungura iyo envelope baguhaye. Ikindi nyuma y'icyo gihe umaze gukora interview, nyuma yo gukora interview ubanjije kubona green card. Ariko arakantu twasimbutseho kuri gakane, mbere ugiye kuzuza DS form ugomba gushaka icyo bita host address, kuko iyo kuzuza DS bagusaba mu host address. Hari umuntu uzi ko utsindiye green card ugenda muri Amerika bakaguha inzu ukabonaho ko oya ukeneye umuntu uriyo yaba yagiye kuri green card cyangwa apfa kuba ari afite ubwene gihugu, uzagutiza address uzuzuza nk'umuntu uzakwakira. Host address is very 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 important kuri wowe watsindiye green card. So nukuvuga ko rero izo information ziwe aguha adresse yaho atuye, kuko green card yawe isohokera kuri nomero y'icyo gipangu muri urwo rugo, noneho ukatangira kuba waba umuturage wa Amerika, ugatangira gukora akazi bisanzwe. Ikindi cya mbere cya nyuma cya karindwi cyo twasorezaho, nyuma yo kubona green card wamaze kubona n'umuhost n'umuntu uzakwakira, ikindi kintu ukwiye gukora cya karindwi nicyo bita prepare your mindset. Ukwiye gutegura umutwe wawe, ukavuga ati se niba ngiye muri Amerika nkeneye kuba succeed, how can I get a job success is ni gute nshobora kubona akazi, kuko Amerika ntabwo n'uwatsinze green card ntabwo baguhereza akazi urakishakira, ufite amahirwe baguha n'ibyangombwa byo kugufasha gushaka akazi. Icya kabiri ugomba gutime, don't thinking you are while you are in America. Witekereza kuba wagira ikintu ukora mu gihe wageze muri Amerika, ahubwo tekereza icyo ukwiye kuzakora mbere yo kujya muri Amerika. Uvuga ati okay, ninjira muri Amerika nzajya muri Air Force, nzajya muri Army, nzajoining igisirikare, nzaba umuganga. Ese niba nzaba umuganga ni biki nsabwa? Ese uvuga ati nje ninjira muri Amerika kugira ngo ngire ikindi kintu nkora, nzabanza kwiga, nzafata umwaka nige, nimara kwiga mbone kujya gushaka akazi. Ibyo bintu ugomba kwitegura mbere yuko habuka. Urumva wowe nuko gahunda imeze. Ikindi uba ukwiye gutekerezaho, ukwiye gutekereza ese ni iyihe state, which state which has easy according to lifestyle, ni iyihe state ukwiye kuzajya. Icyo ngicyo ushobora no kugitekereza na mbere ko uzuza DS ukureba umuntu uzakwakira. Beta ko ushaka state ikoroheye, state idafite ubuzima buhenze. Apana kuva muri Kigali cyangwa mu Rwanda ujye Los Angeles cyangwa ujye muri Las Vegas cyangwa ujye muri Texas. Izo ni quartier z'abakire zimeze neza, birakugora rero ubuzima bwakugora. Beta ko ujya muri za Michigan, ujya muri za Arizona cyangwa ujya muri za Colorado, cyangwa ukajya muri Maine. Abanyarwanda benshi bakunda kuba muri Maine wagera ni y'Abanyarwanda. Nuko ubuzima buba bworoshye. Then nyuma yo kuva aho ngaho kazava muri izo states z'inyuma wigira muri states
uteye imbere mu gihe nawe bitewe n'akazi ukora n'ubuzima ubayemo no kuba ukwiye kumenya umaze kumenya gufatisha ubuzima hariya, ariko kugenda ugahita ujya Los Angeles ugahita tujya muri Las Vegas cyangwa ukajya muri Dallas my friend cyangwa za New York, ibyo bizakugora bizakubiza icyuye. Beta ko ujya muri za Maine iyo ngiyo, za Arizona, za North Carolina, izo akaba arizo state ubanza kujyamo kubakira mu buzima bwawe, then ukabona ubugaruka kuza kuba wenda mu bindi bihugu. Ikindi ugomba gutekereza, ese maze kugera muri Amerika ni iki nzakora nyuma yo gukora icyo kintu, ese ni iki ahantu ntuye cyangwa ahantu nturutse nzahateza imbere. Beta rero nkunda kubwira abantu ati uko wagenda kose, uko byagenda kose, uko ubuzima bwahinduka, iwanyu hahora ari mu Rwanda, iwanyu hahora ari iwanyu, mu Rwanda ni mu Rwanda. Niba ugize amahirwe ukabona amafaranga ko ushoboye ugira ikintu weinvestinga mu gihugu cyawe waturutsemo. Ariyo mpamvu nkunda kubwira abantu mu bantu batsindiye green card, ntukore ikosa ryo kugurisha ahantu utuye ngo nuko watsindiye green card. Byabayeho 2020 abantu be batsindiye green card Trump ndetse ni covid irabizambya, bamwe hari abo bagabiye bagiye kugerayo. Abantu covid yageze batsindiye green card batari bajya muri interview, abo ngabo bakuyeho. Ariyo mpamvu ndagaruka kuri cya kintu cyo kutabwira umuntu uwo ari we wese ngo watsindiye green card bayiburareho ndagiye, kuko hashobora kuboneka indi mpamvu runaka ituma utagenda, ugasanga witeze umutego wo kugikora usobanura impamvu utagiye kandi bitari ngombwa. So rero it's your time to think deep how you can succeed in this journey. You are welcome to Samtech Immigration. We are ready to support you mu nzira zose twiteguye kubafasha. Kora subscribe, share, comment. Kuri subscribe, making sure ko wakoze ukazongera kugira ngo ubasha kubona ikiganiro twakoze.